ndaguhamagaye. Nasanze arizo mbaraga z'abera kuko ibyago bihoraho. Ibyago, amakuba, guhirwa, kudahirwa biravangavanze. Ni imvange, ibintu biza ari umugisha ukavuga uti noneho ngeze iyo njya bikaza bikidobekamo akandi kantu kakwibutsa ko hano ari ku isi. Mujya mubibona? Ariko Umwami Imana atugirire neza. Bera nshuti z'Imana, twebwe abaguzwe amaraso, haleluya, aduhe kurunguruka ibyo tubikiwe mu ijuru, kuko umurimo dufite ni mugari. Ubwami bw'umwijima ntibusinzira. Ubu na hano hari abakozi be, ntibajya babura, ntibajya bakererwa, bafite umwete. Umwami Imana twambika imbaraga kugira ngo tugire abo tuzazamukana nk'iminyago. Sibyo nshuti z'Imana? Tuve mu bute, tuve mu bunebwe, kuko umurimo ni mugari. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Nitwa Hortense Mazimhaka, nari maze kuryoherwa iyo menya kuririmba nyine numvaga naririmba ngo icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi, ariko ntabwo tugiye kuririmba. Ariko icyampa Umwami Imana akatumaramo urukundo rw'iby'isi. Turabikunda ibi by'isi, kandi bituma urukundo rwa Data rutaba muri twebwe. Haleluya. Nitwa Hortense Mazimhaka, ndi umubyeyi, nagize umugisha, ndakizwa, nkizwa naramaze gushaka, ndi umudamu, nashatse ndi umupagani mubisi. Urugo rw'abapagani babiri, umuriro wabaga waka buri munsi, umuriro ugurumana kubw'ubuntu bw'Imana. Yesu araza, aza mu buzima bwanjye, umuriro ugenda uzima. None maze imyaka 28 nubatse. Haleluya. Iyo Yesu ataza tuba twaratwikanye, umuriro ukaka. Yesu ni mwiza, angirira neza. Rero amagakiza iwacu ni Nyamirambo, umwana wo mu mujyi ariko wahuye na Yesu. Hanyuma Yesu nawe ari yaranje antome Karongi, koko ankuye mu mujyi. Haleluya. Yangiriye neza, twacanye mu mataba. Nahoze numva ubuhamya bw'umuvandimwe, nubwo ninjiriye hagati ageze kure, ariko Imana niyo kwizerwa. Abantu bose ahamagara afitanye nawe urugendo rutangaje, ruba rutandukanye, rudasa n'urwundi, ariko nabonye Imana ariyo kwizerwa. Twazamukanye imisozi na Yesu, tumanukana amataba. Ntimwiyumvira ko nari ndi umwana wo mu mujyi. Ni ukuri ntabwo nari nzi ibibazo byinshi by'ubuzima. Twari muri ya miryango imeze, nshatse navuga ko twari n'abakire, kuko turi abana bariye umugati wacu, turi abana batwaye mu modoka bajya ku ishuri. Ariko Mana yanjye, Imana yo kwizerwa. Haleluya. Kugira ngo nintuma ninkizwa, mubyeyi nambwira ngo ndaje abana inzara nzabashe kubyumva. Ntabwo nzi ukuntu yiyaranje, kuko nukuri abo twari turi bo n'ahantu twari dutuye ari n'ahantu njya mbivuga, abantu bavuga ngo zira n'imfashanyigisho. Ngo se byashoboka gute? Kuko umugabo wanjye afite umurimo ukomeye. Byashoboka gute ko umuntu yaporomoka aho ngaho akagera hasi, akageza kuburara abana inzara, akageza ukumva nyine ntibyanashoboka, kandi ko kushyize mu bwenge ntibyanashoboka. Ariko Yesu ari yaranja bigashoboka, wowe nawe mukamenyana, kugira ngo imitaka yose wari waritwikiriye itari we ikurweho, usigare ubwugamo bwawe ari Yesu wenyine. Haleluya. Haleluya. Njya nibwira rero ko Yesu azankoresha ibikomeye, ndabitegereje, kuko ibintu yanyeretse n'amaso yanjye sindabibona. Ndabitegereje, njya nizera ko azankoresha ibikomeye, kandi ko azampakomeza kumwizera kugeza anjyanye iwe. Haleluya. Haleluya. Umukozi w'Imana Enoki rero, Imana iguhe umugisha, warakoze kongera gutegura ndetse no kwitanga. Umurimo w'Imana wose usa nkaho uvunanye, ariko uraryoha kandi ufite ingororano. Ingororano ziri n'ahangaha mu ijuru, tubikiwe ibitakwirwa muri aya maso no mu minwa no mu mifuka. Byo mu ijuru birarenze, ariko ni n'ahangaha Data duha utuntu tw'utunozangendo dutuma tumukorera tuguwe neza. Ese bivuga ko nta misumari ya Satani n'amacumu araza, ariko Data ni mwiza. Haleluya. Nukuri nimuhaguruke mukorera Imana. Abantu bakorera ibigo bikomeye baba bafite za insurance ngo zikomeye, kandi baba bafite n'ubwoba bwo kurwara. Niyo mpamvu umuntu ashobora kwihambira mu kazi ngo insurance ese ndakubwiye kuzarwara, ariko barabigira kugira ngo abakozi babo bagubwe neza. Hari twa avantage. Ubu ngubu turi mu kwa 12, hari ibigo bagiye kuzahemba abantu bakaba icyo bita 13e mu mois, kwezi kwa 13, kugira ngo bajye mu minsi mikuru. Nibi bigo bikomeye byita ko bakozi babyo nankanswe guhamagarwa nijuru. Ni ukuri ijuru ritwitayeho. Reka ikintu Imana yashyize ku mutima wawe uhaguruka ukikore. Utitaye ngo bazavuga ngo bazaza ntibazaza, ntidushinzwe kubazana, dushinzwe kuvuga no gukora icyo Data yadutumye. Ariko nimuhaguruke mukorera Imana. Haleluya. Buri muntu wese wakijijwe afite umuhamagaro ku buzima bwe, kuko isi yuzuye abanyabyaha, yuzuye imiruho. Nukuri ntabwo twayikwirwamo. Nubwo twabona abantu Imana yabazamuye rwose bakavuga ubutumwa, bakumvwa na za miliyoni, bakozuza stade, ariko Data aracyakeneye abakozi. Wikubika umutwe rero mu kibazo ufite, kuko Satani ni umuriganya, aduteza umubabaro runaka.
ikibazo gitinze gukemuka kugira ngo ucyubikemo umutwe, noneho wibagirwe ko wowe n'Imana mufitanye urugendo, wowe n'Imana mufitanye mission, wowe n'Imana mufitanye umurimo. Ukubika umutwe mu kibazo cyawe, niba ari ubukene, niba watinze kubyara se, niba umugabo yapaganye, niba umugore yapaganye. Ariko abagabo bafite abagore bapaganye, Imana ibatabare, kuko bigomba kuba bigoye kurusha umugabo w'umupagani. Rero umwanzi agakora ukubika umutwe muri icyo kibazo kugira ngo Imana itagukoresha gusohoza imigambi y'Imana. Ariko umwami Imana yo kabyara muri iri teraniro akwemeshe, haleluya, akuburira umutwe, aguha imbaraga n'ubuntu bubasha guca mu muriro ntacyo ubaye, ugahamya Imana, ugasohoza icyo Imana yagambiriye ko muzakorana. Uzi ko ikintu Imana yagambiriye ko muzakorana itazakinkoresha, itazagikoresha Zebo, nta muntu izagikoresha, ni wowe. Kuko Imana ikurema, forume yakuremeyemo n'ibyo waciyemo n'uwuriwe ni wowe wenyine. Imana iguha ubuntu n'imbaraga zo kubikura umutwe mu kibazo ufite. Ikibazo cyose nasanze iyo twaje muri Kristo kiba kibitswemo ministry, kiba kibitswemo umurimo Imana izagukoresha. Haleluya, si cyo kukwica, ni cyo guhesha Imana icyubahiro. Numva rero ndimo ndondogora ukuntu, ariko reka mbabwire, hari ibibazo mucamo mutazabasha no kuvuga, ariko Imana iduhaye imbaraga muri cyo, ikaduha kukinesha, idusigira, ikaduha amavuta n'ubutware hejuru yacyo. Haleluya. Hanyuma wavuga, wasenga, wakoreshwa n'Imana, abahagaze muri icyo kibazo bakabohoka. Haleluya. Habaho spirit behind, habaho umwuka uri inyuma, habaho imbaraga z'ibinyuma ya buri kibazo watsinze. Rero ni muhumuri. Haleluya. Tujye turira ninjoro, mu gitondo twihanagure, dukomeze urugendo. Amen. Kozi w'Imana rero yatubwiye ko mufite teme ivuga ngo tumwemerere ahindure byose, twemerere Yesu ahindure byose. Teme ikomeye, kubivuga bijya byoroha, ariko umwuka wera dufashe abe hano hantu nk'uko hari, adushoboze koko kumwemerera. Ari gihe tumwemerera n'umuntu ariko yagira ahantu kandi ukavuga uti oya aho. Haleluya. Ibyahishuwe 3 umurongo wa 20. Ibyahishuwe Yohana 3:20. Nibagiye gushima Imana ko mu nkunda. Imana ibaha umugisha. Gukundwa biraryoha. Imana ibaha umugisha kandi ishimwe ko yampaye ubwo buntu. Imana ibagirire neza. Amen. Dore mpagaze ku rugi, byahishuwe 3:20. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Urumva uburyo umuntu yigenga? Ibazo wakuremye, umuremyi w'ijuru n'isi, uw'igituro kitaheranye, ibuye ryo ku gituro cya kibuye kinini cyamuheranye, n'ibikuta yabyinjiragamo atarinze gusaba uburenganzira. Isi n'ibiyuzuye nibye, ariko yagera ku mutima w'umwana w'umuntu yiremeye, ikamuha ubutware, ikamuha imbaraga z'amahitamo, igakomeza igahagarara, igakomanga. Imana igakomanga ku mutima w'umwana w'umuntu. Umutima w'umwana w'umuntu utakingura, Imana igahera inyuma y'umutima, igahera inyuma y'ubuzima bwe yiremeye. Urumva uburyo dukomeye? Ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, afite uburenganzira bwo gukingura no gukomeza gukinga, kwemera no kutemera. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Haleluya. Yinjira nuko twagize gute? Twakinguye. Ari uko wemeye. Uramutse wanze ukavuga uti aha ni iwanjye, nubwo uri umwami, nubwo uri Imana, ntabwo yagira gute? Ntabwo yakwinjira. Imana ishimwe. Aya rero niyo akwiye kuba ubundi amahitamo y'abantu bose baciye akenge. Bakwiye kwifuza gukingurira Imana kugira ngo ihindure koko byose. Akwiriye kutubera icyo nkeneyeho muri iki gihe, hanyuma ngo ukingurire. Haleluya. Ariko aya mahitamo meza, nubwo ari meza bimeze gutya, hari igihe umuntu ayanga. Uyu mukozi w'Imana avuye kutwigisha ku kubabarira, byari bikomeye, byari bifite imbaraga. Haleluya. Ariko hari igihe igikomere n'umubabaro umuntu yaguteye bituma uvuga uti Imana turagendana mu bindi, ariko urabizi, uzi ko nababaye. Uzi ko Imana itinyuka, kagutinyuka de, kwa kuntu bakujombye. Guha karibu rero ishobora byose biradukwiriye, kuko iyo yinjiye ntadusiga tumeze nk'uko yadusanze.
Haleluya. Iyo yinjiye azazura ibyawe byari bipfuye adasize na kimwe. Kumuha karibu nitwe tubyungukiramo. Haleluya. Bitangira bimeze nk'igihombo, ukajya wumva nk'ari ibintu utakaje, ukumva ari uburenganzira ubuze. Muranyu bashiti z'Imana, ukumva hari ukuntu akumwaje, ukumva hari ukuntu akwambuye ijambo, ukumva hari ukuntu akwambuye agaciro, ariko buri gace kose wamufunguriye. Haleluya. Nyuma y'igihe uzabyungukiramo, usigara uvuga uti mbwira n'ahandi naho mpaguye. Haleluya. Haleluya. Ntabwo azanwa n'ubusa. Niba ushobora kwakira umunyacyubahiro agasiga abonye ko ufite intebe zishaje akagura izindi, ari umuntu usanzwe upfa, nankaswe Imana. Ni inyungu zacu kumbwira ngo injira ugere n'ahaboze, ugere n'ahapfuye, ugere n'aharwaye. Injira uzabyungukiramo. Haleluya. Iyo tuvuga ngo Imana tuyikinguririze, tuba tuvuga nyine kubaho kw'Imana, presence yayo. Muribuka amakuru yo kwa Obededomu? Murayibuka? Amezi 3 yonyine, kandi mwibuke ko bayohereje kubera iki? Ubwoba. Dawidi yaravuze ati uzarapfuye, muyikatishe. Yari igiye mu rurembo rwa Dawidi, ariko muyikatishe muyijyane kwa Obededomu. Kwakira kubaho kw'Imana. Obededomu ndahamya ko nawe atarazi ikigiye kuba, ariko kwakira kubaho kw'Imana. Kandi ntekereza ko yakiranye icyubahiro n'ubushake, akavuga ati ibyo byose ni isanduka y'Uwiteka, reka nyakire tuyubahe. Murabizi ko yarafite n'amakuru yo mu Balewi hafi aho ngaho, reka tuyakire tuyubahe. Hanyuma rero bayakiriye n'umutima wose, nayo iraza irigaragaza. Haleluya. Ntidushobora kuha Imana icumbi mu mitima yacu ngo ubuzima bwacu bukomeze bumeze kimwe. Izatuvanamo ibyo tutashaka ko ari byiheraho, ariko izaduha n'umugisha ku byo tutigeze turota ko twatunga. Obededomu yatunze umugisha uvuga. Haleluya. Umugisha ufite ijwi rigenda rikagera ibwami, bakamubwira ati Obededomu yahawe umugisha n'urugo rwe rwose n'ibyo atunze byose. Haleluya. Katumuha icyubahiro. Haleluya. 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 Kuko Imana idafata ku ngufu, yifuza yuko tuyakira tubishaka, tuyakira tubinyotewe, kugira ngo bigire icyo bikora iwacu. Ikintu rero gitangaje nuko iyi sanduku yazanye ubuzima, ikazana umugisha, yari imaze no kwica. Haleluya. Yari imaze kwica Uza. Kandi n'ukuri bari bagerageje, uretse ko bari babikoze mu buryo butari bwo. Yaragiye kuyifataho gatoya, hanyuma arapfa. Ikindi kintu gitangaje nuko itaraza, Dawidi atarayizana, hari urundi rugo yari imazemo imyaka irenga 20. Yesu ashimwe cyane. Itaragize iki hakora. Haleluya. Ikindi gihe Abafilisitiya bajya kuyinyaga, yari isigaye idakora, kandi yari ihari. Ndimo ndavuga ngo umwami watugiriye ubona akaduha agakiza, mureke tubane nawe dutinya kandi duhinda umushyitsi. Haleluya. Barayinyaze barayijyana, iranyagika, yigira nkaho idafite imbaraga, yigira nkaho idakora. Icyo akoze igeze mu Bafilisitiya ibateza ibyago n'amakuba, barongera barayishora barayohereza. Ayo makuru ntimuyazi se? Kandi yari imaze igihe, kuko baramyaga ibigirwamana, kuko bari barandavuye itagikora. Imana ihari ariko idakora. Imana ishimwe cyane. Reka turebe mu gitabo cya Samweli cya mbere 7:1. Turamanuka mu gitabo cya mbere cya Samweli 7:1 na 2. Ahandi ndaza kubivuga mu magambo tutahasomye. Ngo nuko abikiriye, mwageze Samweli wa mbere 7:1 na 2. Ngo nuko ab'Kiriyatiyeyarimu baraza benda isanduku y'Uwiteka, bayizamukana umusozi, bayishyira mwa Abinadabu, maze bereza umuhungu we Eliyazari kujya arinda isanduku y'Uwiteka. Aho isanduku igereye i Kiriyatiyeyarimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20. Ab'inzu ya Isiraheli yose bashaka Uwiteka barira. Nuza gukomeza uraza kureba uko Samweli yabingingaga kugira ngo bihane, bave mu byaha, bareke ibigirwamana byabo. Hanyuma rimwe barihana, birabakundira, bakongera bagasubira inyuma nk'uko bari bameze, nk'uko bameze nkatwe. Ariko mwumvise kuri uyu mugabo kwa Abinadabu, isanduku yahamaze imyaka irenga 20. Ndetse siyo yonyine, kuko aha barihannye,
hanyuma igihe Dawidi yajaga kwitwara, Sawuli yagiye ku ngoma, isanduku iriyo, igihe Dawidi yaza kwigarura hari harenze indi myaka 40. Ariko kubaho kw'Imana kutaragize icyo kumara kwande kwa Abinadabu. Iyo yageze kwa Obededomu igakora amezi 3, yamuzaniye umugisha n'impinduka zimenyekana zikagera ibwami. Nicyo cyatumye Dawidi aza kuza kuyitwara. Uko ubanye na Yesu waguhaye agakiza, nshuti y'Imana, twaguzwe ibitangirika ngo nk'ifeza n'izahabu, twaguzwe amaraso. Ubwami bw'Imana turabukeresheje. Iteka ikigeranyo Bibiliya iduha cy'ubwami bw'Imana kiba giteye ubwoba. Hamwe yaravuze ngo bimeze nk'umuntu wari urimo yihingira, ngo akagwa ku mabuye y'igiciro cyinshi, ngo umunezero ukamutera kutwikira, akagenda akagurisha ibyo yari afite byose. Ese uyu mwami watwihaye bitubereye iby'agaciro kenshi. Kuko kubaho kw'Imana hamwe kuzahazana impinduka bitewe n'inyota, bitewe n'uko ubyifuza, bitewe n'uburyo wifuza kumwiha wese, cyangwa n'uburyo ntacyo bigutwaye. Kwa Abinadabu batoje umuhungu we kumera nk'aho abaye umutambyi, ariko isanduku ihaba icecetse. Kubaho kw'Imana gucecetse. Ubundi Imana ibera hose icyarimwe, no mu mazu y'abapaganiriyo, ariko ni ukubaho kutagira icyo kuzana. Ariko umutima ufite inyota, Imana ntizawucaho. Haleluya. Umutima ufite inyota udutera imbaraga zo gukora ibinezeza Imana. Sinzi aho bizaca, sinzi uko bizagenda, sinzi uko bizamera, ariko nzakunambaho. Umutima ufite inyota ubyara imbaraga zo gukomeza gukizwa mu isi yuzuye ubupagani. Ubupagani bufite inyungu. Haleluya. Hari abantu batunze kandi batungiye mu manyanga kandi birabahira. Ribu ntiyabamenya, polisi ntiyabamenya, mu rusengero ntiyabamenya, barakomeza barigendera kandi koko bisa neza. Ibyaha bifite inyungu. Ariko umubano wa Kristo nasanze uruta byose, urusha agaciro amafaranga n'icyubahiro cyose zizaduha. Gusa iyo umuntu atarabisogongera aba yumva ari ibintu by'igipindi. Haleluya. Mukozi w'Imana ageze kuvuga kuri Stefano, kugira ngo Stefano bamutera amabuye, yari afite kuvuga ati ndabiretse uwo mwami simuhamye. Kwibuye rya mbere ashobora guhita avuga ati sinkimuhamije, bagahita barekera bakavuga ati nibyo n'ubundi twashakaga. Ariko niba umusore bamutera ibuye bakamwongerera irya kabiri, bakamwongerera irya gatatu, ntanashinyirize ngo amurebe akabona amaso ye harasa nk'andi. Murabona ibintu byo kubana n'Imana uburyo byatakaje igitinyiro, uburyo umuntu adatinya gukora icyaha agakomereza. Nyamvuga inkuru imwe yigeze kumbabaza, nigeze kugira ibyago ahantu hamwe mu giterane, nk'uko twaba umuntu aza yakererewe kandi aje gukora imirimo imbere. Ngize ibyago agitambuka gutya, akantu kameze nka filime karafunguka ku buzima bwe, mpita mbona yakererewe arimo gusambana. Ndavuga ariko Mana urihangana. Kuntu ngewe nahise nanirwa kumwihanganira, si nkaho ngewe ntababariwe byinshi. Ariko Imana ni inyembabazi. Uzi ko azaga preachinga kandi bigakora. Ariko ugeze kwa Obededomu tuzi ko yari ameze, ariko biragaragara ko yari afite igitinyiro cy'Imana. Bishobora ko yakiriye ahinda umushyitsi. Tumukingurira imitima ahindure byose, tumeze nk'abahinda umushyitsi. Uvuga uti Yesu ndagushaka, haraho narakumenyereye, nyemerera tubane mpinda umushyitsi, nyemerera nongere nubaha izina ryawe. Kuko Imana ni inyagitinyiro. Nubwo ari data, nubwo ari umugizi wa neza, nubwo ari umunyembabazi, ariko Imana ni inyagitinyiro. Uko twakiriye iyo sanduka bizatubyarira icyo bitubyarira. Paulo yaravuze avuga ku igaburo ryera mu Bikorinto ba mbere igice cya 11, aravuga ngo ababikoze batabyitayeho, ngo bamwe muri bo bararwaraguritse, abandi bagize intege nkeya mu mubiri, ngo abandi barasinziriye, bivuga gukenyuka. Ababifashe batabyitayeho. No kuvuga ngo isanduku turimo turembuza, turimo twifuza kumukingurira byose, bifite imbaraga zikiza, ariko bijya bizana n'urupfu n'umuvumo. Buri urakibera umupagani hanze, ariko kuza kubivangira mu nzu y'Imana bizana gukenyuka, bizana intege nkeya. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Turimo turavuga ngo ninjira iwacu ahindure byose. Kwinjira iwanjye, Umwami Yesu akinjira iwanjye, Umwami Imana akinjira iwawe, Imana ikaza igahindura byose. Iyo yinjiye ntago imanura standard yayo, ntago imanura kwera kwayo ngo ifitinge kutera kwanjye. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntago ivuga ngo turi muri 2023 muri Kigali ishyushye, none turimo turasoza umwaka birakomeye. Ntago Imana iza ngo imanuke ngo reka ngiye manuke mu kwera kwanjye kugira ngo mfitinge abanyakigali. Haleluya,
Haleluya. Kuva mu itangiriro irera kuzageza mu iherezo irera, izamura itorero izaba ikera, igitunganya umugeni wayo izaba ikera, kandi ntabwo imanura kugira ngo ifitinge mu mutima wanjye, ahubwo iyo nifuje kuyikaza, kuyikingurira ngo yinjire, iraza ikanshoboza ngewe kuzamuka, izamure standard yanjye, izamure ubuzima bwanjye bwo kwera. Ni inyigisho zitagezweho twibwira ko ngo arizo mu isezerano rya kera, ariko iracyatubwira ngo mubabera nkuko nanjye nduwera. Haleluya. Ntiri bumanuke ngo insange mu kutobabarira kwanjye, ntabwo iri bumanuke ngo isange ngo disi ngo yaragowe, ngo nukuri ngo dore na bene wawe ntibarakizwa, dore n'abapagani buzuye mu rugo rwe. Oya, iransanga kugira ngo inzamure aho ishaka, muri cya kigero cy'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Amen. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 1:15 kugeza kuri 16, ibya mbere navugaga, haravuga ngo ahubwo, Petero wa mbere 1:15-16, ngo ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, ahubwo nk'uko waduhamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu. Impamvu nshimangira mu ngeso ni uko inyigisho ziriho zifite igice kinini cy'ukuri n'akandi gace k'ibinyoma, zitubwira ni koko twaratsindishirijwe, kandi ni koko twahindutse gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu, nk'uko atubwira mu Bikorinto 5:17 ndetse na 21, havuga ngo njyewe nahindutse gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu. Ni koko. Haleluya. Urya munsi wakijijwe wahise witwa umukiranutsi w'Imana, utaramenya gukora icyiza no kugitandukanya n'ikibi. Ariko kandi Bibiliya ikatubwira ngo tubabera mu ngeso. Mu yandi magambo, ubuzima bwanjye buse nka bya bindi nakiriye, bya bindi nahawe ntabikorewe, nitoze gusa nabyo. Mwuka w'Imana wamishuriye Kristo, mwemerera akomeza akora umurimo muri njyewe kugeza igihe ngenda nsera nawe umunsi ku munsi. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntiwemere kwakira ikinyoma cyo kutera mu ngeso. Ndetse iyo nteje mu ngeso, mutima wanjye urababara, ngatakambira Imana ya yindi ntera gukunda no gushobora ibyo yishimira, nkayitakambira ngo ngene ushoboze. Ariko iyo ntacyo bikubwiye, no kwitakambira ntibiza. Ngo ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu, kuko byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera. Haleluya. Kumukingura rero ubundi bisa nk'ibyoroshye, kuko akenshi tuba twikenereye ko adutabara. Kubera ineza Yesu afite, kereka umuswa niwe utamwifuza, ariko ineza Yesu afite, ubundi yagombye gutera abantu bose guhita bemera gukingura. Nawe se araza akadukiza indwara, akadukiza ubwoba, akadukiza agahinda, akatukiza iriya mibabaro nk'iriya yatubwiraga yo muri jenoside no mu ntambara, akaza akatwikorerera. Nari nkivuga ngo ndabarekeraho kwegera, ariko niba mwarasogonge ni mu mwegere. Haleluya. Kuko nibuye mbona abonye kibaho bituma uhinduka ingwingire, imyaka y'agakiza yo tukayibara, ukavuga uti rubakwe ntiyubakwe. Imana itugirire neza. Haleluya. Kumukingura rero ku ntangiriro biroroshye dukurikije ineza twamubonyeho, ariko kugumana, nari mvuze ngo kugumana, hari ugukingura kuko twagize inyota cyangwa twari tumukeneyeho ubutabazi, ariko kugumana, kugumana icyo twita kugumana kubaho kw'Imana, bisa nk'ibiri costly mu Cyongereza, bisa nk'ibihenze. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Gukingura ku nshuro ya mbere kubw'ineza aduha bisa nk'ibyoro, ariko kugumana, kurinda icyo nahawe, kurinda kubaho kw'Imana, ukakugumana, tukabona uri umukristo utoshye mu ntangiriro z'agakiza, nyuma y'umwaka ukaba ugitoshye, nyuma y'imyaka 10 ukaba ugifite itoto ry'agakiza n'umwuka wera utarumagaye. Kugumana birahenda, kuko hari inyifato yagenewe ababasha kubirinda. Haleluya. 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 Ndasaba umwuka wera yo kabyara kugira ngo aduhe inyota twifuze kurinda icyo twahawe. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Niba biravuze ngo icyo twaguzwe si feza n'izahabu, ahubwo twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana w'Imana. Niba amazahabu twambara tuyarinda cyane, ntabwo yinaga kwibaraza iyo ukuyemo, n'agasaha yo kahenzeho gatoya ntabwo gasiga kwibaraza ukinjiza mu nzu kuko kaguhenze. Nta nkaswa gakiza kasabye umwana w'Imana kujya kumusara.
Mwami Imana kingura amaso yacu tumenye ibyo twaguzwe. Haleluya. Nifuza kubasubiza mu isezerano rya kera ho gatoya kugira ngo twigire ku buzima bw'abantu bitwaga abanaziri. Uyu munsi abari muri Kristo Yesu twese twahindutse abatambyi b'ubwami bw'Imana. Turi mu murimo umeze nk'uwo babaga barimo aho ngaho batamba ibitambo. Reka tugaruke gatoya ku buzima bw'abanaziri. Ni mu gitabo cyo Kubara igice cya 6. Nifuza kuhifashisha kugira ngo bidushyiremo akanyota ko kubana n'Imana duhinda umushyitsi, kugira ngo turinde icyo twahawe. Ese agakiza kava ku bantu bakagatakaza? Ndi mu bavuga ko iyo bagahawe by'ukuri batagatakaza. Ese babandi tuba bameze nk'abagatakaje, ngewe mvuga ko bishoboka ko ntako baba barigeze. Uwo ni nge naho ngejeje kumenya, nimenya ibindi birenzeho nabyo nzabikubwira. Haleluya. Ariko abagahawe by'ukuri kazana impinduka muri bo. Bamenya aho bakuwe urwobo rw'irimbukiro, bikabatera guha agaciro ibyo bahawe. Muribuka ko Imana itajya imanura standard. Niba mu isezerano rya kera abakizwaga ibyaha byatwikirwaga n'amaraso y'inyamaswa, mu isezerano rishya noneho aharinze gutangwa umwana w'Imana, utekereza ko ubwonko bw'arimwe Imana yamanuye standard kagabanya kwera muri twebwe? Kiba ari ikinyoma. Haleluya. Reka tujyeyo gatoya tuhigire. Kubara 6 duhere ku murongo wa 2 tumanuke. Ngo bwira Abisiraheli uti, umugabo cyangwa umugore niyirobanisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri ngo yiyereze Uwiteka. Muribuka ko Yesu ijambo ryatubwiye ngo hagaze ku rugero akomanga. Haleluya. Umuntu niyemera niwe uzakingura. Agakiza k'Imana si ingufu, twaremeye turakingura. Umunaziri nawe ntabwo yabaga ari ingufu, ni umuntu wemeraga kwirobanishiriza akava mu bandi agahiga umuhigo wo kuba umunaziri cyangwa se wo kwerezwa Uwiteka. Kuri 3 ngo yitandukanye na vino n'ibisindisha bindi. Ntakanywe umushari wa vino cyangwa igisindisha kindi, ntakanywe ibyo kunywa by'uburyo bwose byaturutse mu nzabibu, ntakarye inzabibu mbisi cyangwa zumye. Kubera iki? Kuko inzabibu zijya zibyara nyine inzoga. Mu minsi yose y'ubunaziri bwe ntakarye ikintu cyose cyavuye ku muzabibu, naho kaba kabuto k'imbere y'inzabibu cyangwa igishishwa cyayo. Mu minsi yose y'umuhigo w'ubunaziri bwe icyuma cyogosha, ni ukuvuga ngo yageraga ahantu n'umutsatsi atagira gute, atawitegekaho. Haleluya. Mu minsi yose y'umuhigo w'ubunaziri bwe icyuma cyogosha ntikikagere ku mutwe we, iminsi yo kwera k'Uwiteka kwe itarashira. Abo wera areka umusatsi we uhirimbire. Nasanze hepfo to yaratubwira ngo iyo ubunaziri bwarangiraga uwo musatsi akawuvanga n'ibyo bagiraga mu bitambo. Ngo mu minsi yose yo kwera k'Uwiteka kwe ntakegere intumbi. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu, haleluya. Haleluya. Icyapfuye ngo ntikikabe hafi, tubizanye uyu munsi. Ikitejejwe ntikikabe hafi. Ntakegere intumbi. Ntakihumanisha urupfu n'intumbi z'abantu be babugufi. Ntakihumanisha urupfu rwa se cyangwa rwa nyina cyangwa rwa mwene se cyangwa rwa mushiki we, kuko kwiyereza Imana kwe kuri ku mutwe we. Mu minsi y'ubunaziri bwe yose ahora ari uwerejwe Uwiteka. Ntakajya anyuramo ngo abivange n'umunsi wa rimwe mu minsi y'ubunaziri bwe. Nagira ngo rero mwebwe mbabwire inshuti z'Imana, nanjye nibwira, kuva twakizwa twinjiye mu bunaziri butarangira kugeza igihe Yesu azaza gutwarira umugeni we. Dufite umurimo umwe wo kwezwa no gutunganywa, twitunganyiriza uzaza kudutwara. Haleluya. Bwo ndi ubunaziri budafite imyaka, ngo umuntu namara gushaka ngo ababuvuyemo, ngo umuntu namara kugira amafaranga ngo ababuvuyemo. Oya, urugendo rwe Uwiteka. Ngo kandi ntihagira umuntu upfa akanuka. Mwumve kuntu yabaga atabigizemo n'uruhare. Kandi ntihagira umuntu upfa akanuka ari iruhande rwe, akanduza kwera kwe. Aziyogosheshe ku munsi wo guhumanuka kwe, umunsi wa 7 aba ariho yiyogoshesha. Ku wa 8 azane intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2 ku muryango w'ihema ry'ibonaniro abihe umutambyi. Maze umutambyi atambe kimweho igitambo gitambirwa ibyaha, kandi agitambeho igitambo cyoswa. Amuhongerere impongano y'icyaha ya ntumbi yamuzaniye.
muribuka ko atari we wamwishe, nta naho ahuriye nabyo, ariko yamupfiriye iruhande, amweza umutwe kuri uwo munsi. Noneho agatangaje kari hano muri 12 ndangiza kino gice, umunaziri yongere yereze Uwiteka iminsi y'ubunaziri bwe, azana umwana w'intama utaramara umwaka w'igitambo cyo gukuraho urubanza, ariko iminsi yabanje izaba ipfuye ubusa. Mu yandi magambo azongera atangire, kandi kari akantu koroshye. Intumbi yapfuye iruhande rwe, ariko yamwanduje. Hanyuma amaze kwezwa, ngo iminsi ya mbere y'ubunaziri ntibarwa, agiye kongera gutangira, kuko ubunaziri bwe bwahumanijwe. Kuki nagiye aha ngaha? Ntago twenda gutendeza imisatsi, ntago twenda gusubira mu isezerano rya kera. Twacunguwe n'ubuntu rwose kubw'igitambo gishyitse cya Yesu, kandi kirahagije, nta kindi wonda kongeraho. Ariko nagira ngo mbabwire, gutunga kubaho kw'Imana duhinda umushyitsi. Haleluya, haleluya. Nshuti z'Imana, wibona ibikorwa na benshi ngo ugire ngo byarejejwe, wibona ibisa nk'ibyahiriye abantu babikoze bakabikomeza bagakoreraho umurimo w'Imana ngo ugire ngo byarejejwe, wibona ibatwe tugahita dukomera koko. Oya, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Icyitegererezo cyacu ni Kristo. Haleluya, haleluya, amen. Kubaho kw'Imana rero, mwibuke ko kumukingura ku ntangiriro byoroshye, ariko kugira ngo kurindirwe muri twebwe, kuzagumana gusa n'abamushaka bamufitiye inyota nyinshi, bamufitiye inyota nyinshi. Abatakibuka guha agaciro icyo baguzwe bazahomba kurinda uku kubaho kw'Imana. Imana ikugirira ubuntu wowe nanjye turimo twumva aya magambo. Mwuka Wera bikoreremo, ati urukundo, barakomeza bakaganira. Niki cyadukamije inyota? Urukundo rwa Kristo rwabaye rukeye. Twamenyereye iby'Imana, tumenyera abakozi b'Imana, tuba tuzi ikibanza mu materaniro n'ikiri bukurikireho nuko biri bugende. Ariko umutima ufite inyota ngo niwe uzahazwa. Iyo umutima ufite inyota, niyo hakwigisha umwana mutoya ukuramwo icyawe. Iyo umutima ufite inyota, niyo mu masengesho hayoboye n'utazi gusenga n'iminota 2 ukuramwo icyawe. Iyo umutima ufite inyota, niyo uri mu cyumba cyawe uri wenyine, nta sente, nta piano, nta kintu na kimwe cyagushyuhije, umutima wahura n'Imana. Ni ku Mwami Imana dukore ibintu byose byadukamije inyota. Mwami Imana dukore ibintu byose byatumye tumenyera Imana. Ongera umugirire inyota, kuko kubaho kw'Imana kurahenze. Kubaho kw'Imana kurahenze. Imana nticiriritse ku buryo yagenda yitsindagira mu bantu. Ijyaho ikenewe ku bamaze gusogongera. Iyo umuntu atarasogongera idusanga tutayizi, tutanayikeneye. Ariko reka mbabwire ngo ku bamaze gusogongera, abamaze kwakira agakiza, inyota ufite izatuma Imana iza. Nihagera ikore. Inyota nuyibura izamera nk'aya sanduku yabaye kwa wa mugabo Abinadabu imyaka 20 itageze ikikora. Nyamara yakwinjira kwa Obededomu amezi 3 gusa igahindura ibintu. Haleluya, haleluya. Imana irabizi guceceka, kandi hari izi no gukora. Urahitamo ikihe? Mwibuke kutagikorera Abisiraheli, yageze mu Bafilisiti kabamerera nabi, bayishyira mu nzu ya Dagoni akagwa. Yagaruka kuko bari babizi, bamwe bakarungurukamo bakongera bakagira ibyago. Imana ntishobora kuguhora ikintu utamenye. Niyo mpamvu Imana nta rubanza ifitanye n'abapagani, kereka ku munsi wanyu. Ariko twebwe twasogongeye, twebwe twasogongeye, twebwe twahawe ibyavuye mu bise by'amaraso y'umwana wa Ntama, twarangiza tukabikereza. Imana itugarukeho, ituzuri, tuzuri. Ukeneye kubeshya asohoke mu nzu y'Imana, agenda abeshyere hanze, kuko birakora bigatunga n'abantu. Ukeneye kweskuroka, ukeneye ko tumupfukamira akatubera umwami, najye hanze. Abami bo hanze nibo babyemerewe, nshuti z'Imana. Ariko mu nzu y'Imana twongere twibuke ubunaziri dukomora mu maraso ya Yesu. Haleluya. Twibuke icyo twaguzwe, tutabigize mu ruhare nabo. Imana itugirire neza. Haleluya. Nari ndimo kuvuga ngo inyota ikomoka mu rukundo. Iyo umuntu akunda ntarambirwa kumva wakunda, wumva umukumbuye, kumva umushaka, kavuga atazaza ryari. Ese turava mu bantu Zebo na madamu we. Haleluya. Murabona ko bakiri abajene bakiri bato. Ni byiza kuza gukora umurimo w'Imana, ariko buriya bavuga ati turava mu bantu ryari. Urukundo rero rutera kumva tuvuga ngo turava mu bantu ryari. Iyo urukundo rwabaye rwinshi, ibintu by'ibigare by'abantu biragabanuka. Ubu ubona abarokore basindiye mu minsi mikuru nk'abandi bantu bose, urukundo ni ruke, ntibazi kwerana n'umwami.
arasinda ahora mu birori bitarangira kandi bidafite n'icyo bimaze, kuko urukundo ni ruke. Ariko iyo urukundo rwaje uravuga ngo ndava mu bantu ryari mvugane n'umwami wanjye twenyine. Usohoka kubw'inshingano ukajya mu birori kuko afite umurimo, ariko ukifuza kuba wenyine. Ariko kutujagaraye nk'uko twari tujagaraye tutarakizwa, nuko urukundo ari ruke. Ntabwo umwami Yesu yaje muri twebwe twongeramo guhinda no gushyushyira iby'isi, ahubwo arabigabanya. Mfite inshuti yanjye yari yakijwe imbere yanjye ho gatoya, aca mu bukene nk'uko Imana iducisha mu mashuri. Ndumva narabumusanzemo narabwinjiyemo, nawe aburimo bwinshi, ngira ngo yaciye muri bwinshi kundusha. Akajya ambwira Toruta, ati Imana izampa amafaranga ntagihinda bimarira iki? Yahoranaga ibirori we, asi guteka neza, agategura si bibi kwakira abashyitsi, ariko hari igihe birimo akanyota gake. Bagore bagenzi banjye, haleluya 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 haleluya, si bibi kwakira abashyitsi, si bibi gufeta neza y'Imana, biranadukwiriye rwose guserebra. Ntabwo ndimo nkubwira kugenda no mu nkanyari, ntawo ngira, ndaseka kuva mu gitondo kugeza ninjoro, ariko kandi harimo kurangara kwinshi mu bakijijwe. Mumenye uburyo Satani akora n'uburyo nta mwanya ata, nta mwanya ata. Ubu ibitambo agomba gutanga umwaka utararangira abirimo, arimo aragerageza, ariko abera nituba amaso nta turusha imbaraga, ahubwo ahengera dusinziriye. Niyo mpamvu duteza ibitotsi no guhugira mu bintu bitagira umumaro, kugira ngo twibagirwe ko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Yesu yaratwizeye aduha ibintu bikomeye. Tekereza ko twita intumwa mu cyimbo cya Kristo. Aratubwira ngo uko data yantumye niko nabatumye. Aratinyuka n'intege nke zanjye, n'uburyo ntashoboye, n'uburyo natinze kwiga Bibiliya, n'uburyo hari ibintu byinshi ntazi, ariko aravuga ngo ndagutumye, ngo kandi gutumye mu gipimo kimwe n'icyo datereranyo. Murabona tudafite umurimo, murabona tudakwiriye gusenga, murabona tudakwiriye kwiga ijambo ry'Imana, murabona tudakwiriye kuva mu birangaza tugahagararira umwami wacu. Erega bimwe mu bitumye abera bahinyuzwa nuko nta mbaraga z'Imana dufite. Babona dusa kandi koko turasa, birabakubita natwe bikadukubita, bikaza bigasa. Dufite umukoro wo gushaka Imana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Baravuga ngo ariko Mana, nsoma muri Bibiliya, ubu ni wowe Mana dufite muri iki gihugu, ubu ni wowe Mana uri mu itorero. Iyi mirimo yakoreshejwe n'abantu basanzwe, twebwe ko tubaye abasanzwe bigakabya, ko nta gatege nta kabaraga k'Imana. None se ko Imana itabeshya, ni ukuvuga ngo ikibazo kiri iwacu. Urukundo rw'iby'isi rwatubanye rwinshi ku buryo tudashobora kwigomwa kugira ngo twerane n'Umwami. Haleluya haleluya. Harutse kwigishwa n'Imana bishobora kuba bitari theologically correct kuko ibintu bya theology rero nabyo bituma hari ibintu by'umwuka twikuriramo, urumva nyine ngo nibifitinga muri theology ngo sibyo. Haleluya. Mu masengesho tujya tuhakura ibintu bidafitinga muri theology bidakwirwamo. Haleluya. Ngo ibitambo by'abera biri buvuguruze Satani ni ibintu bibiri. Aho niho ngejeje kumenya ibyumweru gitaho ngari ushobora gusangaje wa kandi, ariko nukwezwa n'amasengesho. Niyo mpamvu Satani aduteza ibyaha. Buriya nta kibazo dufitanye n'Imana. Ikoze icyaha ugasaba Imana imbabazi irakubabarira pe, mukikomereza bambi cyane n'inyembabazi. Ariko icyaha gituma Satani utamubasha, uhinduka umuntu utamuteye ubwoba. Mu bantu yikanga ntubamo, mu bantu batera ubwoba bwame bw'umwijima ntubamo. Rero ibitambo bo bafite ibitambo, abakozi ba Satani bafite ibitambo, iby'abantu, iby'inyamaswa, ibyo kukubuza umugisha wawe n'ibindi. Ariko twebwe abera, ibitambo byacu mu mbaraga tugomba gutunga z'umwuka ni ukwezwa n'amasengesho. Ikibazo rero kijya kigenda gute? Abezwa bamwe badakora n'ibyaha b'abana beza rwose, amasengesho yarakamye. Abandi barasenga cyane, imisozi y'u Rwanda barayimaze, ariko amanyanga arabuzuye. Noneho tukabura imbaraga. Abadasenga n'abana beza nta byaha bambi bibereyeho, ariko ntubabwire ibintu byo gusenga. Nanone babumva ari ibintu by'abazebo, ibintu byo muri ADPR, ibintu by'abarokore ba kera. Ntukabye. Umudayimoni aherutse kutubwira, uzi ko bavuga, aherutse kutubwira ngo ariko si ubundi mwebwe ngo mwavuye he, ngo ubundi abagore b'abanyamugi ko batajya bambasha. Murumva agasuzuguro, ariko mwebwe abagore mwe mwigize muti? Wabonaga nyine twambaye nk'abasirimu, ntako tutagize.
murumva uburyo badusuzuguye ko tutazi gusenga abagore b'abasirimu. Haleluya, haleluya. Umwami Imana yo kabyara yuzuza ifuhe rigurumana mu mutima wawe. Niba uri bwiyahure mu masengesho, mwayatangiye murakabyara. Iminsi mikuru si iminsi yo kudamarara mubera. Yego fetana n'umuryango wawe, ariko widamarara. Hano si iwacu, hano si iwacu, hano si iwacu, hano si iwacu. Turi ku rugamba. Umwanzi ararakaye kandi arabizi ko afite igihe gitoya. Ibitambi bibi biri kwezwa n'amasengesho. Isi y'umwuka ni amasengesho, nta bintu byikora, nta bintu byikora, nta bintu byikora. Yesu ibyo agomba gukora yarabirangije, nta kibazo afite ku isi, nta nubwo ahanganya na Satani kuko akoze rimwe by'ubwami bwe. Mbese isi yahita ihagarara, Satani agahanwa akoze rimwe. Ariko agapira kari mu biganza by'abera, kari mu biganza byacu. Nitwe duzahagarika imigambi ya Satani cyangwa tukayireka ikigaragambya, ikayobora ibihugu byacu, ikayobora amatorero, ikayobora imiryango yanyu kandi waravutse ukijijwe. Mwami Imana kunterera umwete kandi nanjye ntansige. Atera ishyaka umutima wanjye, ishyaka ritari ry'agahararo, atari ugusenga by'agahararo kwa kundi hari ikintu cyakubise tugasenga we tugashyuha tukongera tukazima tugakonja nk'abatarigeze gusenga. Mana itugirire ubuntu. Haleluya, haleluya. Umunsi dukizwa rero twakiriye urukundo. Si twebwe twatangiye iby'uru rugendo kugira ngo hatagira umuntu wirata. Haleluya. Twakunzwe tujagaraye, turi pyo ngiyo mu byaha. Waba warakuriye mu rusengero, waba utararukuriyemo nkanjye, wari umunyabyaha wo kurimbuka iyo udakizwa. Kuba mu rusengero ntabwo ari byo byari kuguhesha ijuru. No kuvuga ngo umwami yagutaruye nkuko yataruye ngewe utarabaga mu rusengero, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe ugira icyo yirata. Ariko umunsi dukizwa rero twari dutangiye urugendo. Twakiriye urukundo rw'Imana, ariko duhamagariwe gutangira kwiga kumukunda natwe, kuko ari wadukunze mbere. Muranyumva nshuti z'Imana, wakijijwe nta ruhari. Aragukunda yo kabyara, araza aragushaka, acaho yaciye, yaca mu ndirimbo nkuko ngewe ariyo yaciyemo, kuko amatwi yumva ijambo ry'Imana ntayo nari mfite. Yaciye mu kibwiriza se, yaciye mu masengesho se, yaciye mu bandi bera se, yaragusanze unasinziriye se, aho yaciye hariho hose mu nzozi cyangwa mu mayerekwa, arakubona. Aragukunda yo kabyara, agukunda umeze utyo utaramenya umurimo n'umwe wo gukiranuka, aragukunda. Ariko kuva uwo munsi akwinjiza mu rugendo rwo kwitoza kumukunda, kuko ari wagukunze mbere. Kuki twitoza kumukunda? Urukundo nizo mbaraga. Haleluya. Ubu turi hano kuko tumukunda, kuko tumushaka. Tutamukunda dufite ibindi bintu dukunda twaba turimo. Urukundo uko tugenda twitoza kumukunda nizo mbaraga zabera. Uwo uzabona wamwihaye cyane yasinze urukundo, yararyohewe, ashirirayo, yumva amafaranga yariho yaba, yumva amasaha yariho yayashyira, yumva umwanya we wose yawushyiraho, yasinze urukundo. Iyo umuntu yakunze ntiyitangira mu mpano, ntiyitangira mu kintu icyo ari cyo cyose. Icyiza cyose abonye ahita yumva yakiguha kuko yagukunze. Abazaba mu mwami neza muri iki gihe cya nyuma kirimo imitego myinshi, ni abantu barimo bitoza kumukunda, basobanukiye ko yabakunze mbere. Imyaka basigaje bafite umurimo umwe, umwitozo wo kumukunda. Nasanze umuntu ashobora kumuririmbira atamukunda, akunda korari ye. Nasanze umuntu ashobora kumubwiriza akamuvugaho atamukunda, akunda icyo kubwiriza bimuzanira. Nasanze umuntu ashobora kuguma mu idini rye adakunda Yesu, akunda izina afite muri iryo dini. Buriya amadini araryoha, aduhindukira ikintu cy'ikiryango kiryoshye, wagira ubuka akaba ari bubaza, wapfusha akaba ari bubaza, mukamwibaniye nk'imyaka 20 cyangwa 30, bikaba biryoshye ari umuryango. Mu gihe cya nyuma rero harimo umutego w'uko dushobora kuba muri ibyo byose tukabikunda, Yesu atarimo. Aho rero imbaraga zo kurinda kwa kwera kwe, zo kurinda kwa kubaho kwe zizagucika. Ariko nibitoza kumukunda ntuzamenye imbaraga aho zikura mu kigeragezo
ntuzamenya imbaraga aho zikura izuba ryacanye, ntuzamenya imbaraga aho zikura abantu bakuvuyeho, ntuzamenya imbaraga aho zikura umurimo urimo guhagararamo ugukomereye utabona aho bizava nuko bizagenda, ntuzamenya aho ukomora imbaraga zo gukomeza kumwomaho zicometse zibikiye mu rukundo. Haleluya. Reka tumubwire ngo mpakugukunda Yesu, mpakugukunda Yesu. Reka ndangize ngeze ku byanditswe bike yangiye gusoma soze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14:21 tugeze kuri 24. Ngo ufite amategeko yanjye, ufite amategeko yanjye cyangwa ufite amagambo yanjye akayitondera niwe unkunda. Ntibisobanutse yemwe? Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Ubuzima bwe buzahinduka ikirenze icyo cyabaye kwa Obededomu. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda. Ni ukuvuga ngo uko namukunze bizampa imbaraga zo kwitondera ibye, zo gukunda ibyo akunda, zo kuzinuka ibyo yanga, kuko nitabiriye urukundo. Haleluya. Ngo kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Isikariyoti aramubaza ati, Databuja, bibaye bite kugiye kutwiyereka ntiwiyereke ab'isi? Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda, arongera arabigaruye, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda. Tuzagera gute? Tuzaza aho ari tugumane nawe. Nari navuze ngo ryatangiro ryo kumukingurira risa nk'iryoroshye, tuba twikenyereye ineza ye, ariko kugira ngo hagume, namukinguriye ngo ahindure byose, ariko kugira ngo hagume akabanga kabikiye ahangaha. Yesu aramusubiza ati, mumva ikibazo yarabaje kandi kirumvikana, bigenze bite kugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Ahita amubwira abo yiyereka umubano baba bafitanye. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda. Haleluya. Duhe kugukunda mwami, twigishe kugukunda, twigishe he kugira ikintu na kimwe kikuruta mu mutima wanjye, he kugira ikintu na kimwe, he kugira umuntu n'umwe, he kugira ibihe na bimwe byagira umwanya munini mu mutima kuruta wowe. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Muri make gukunda Yesu birimo imbaraga zo kwitondera amagambo ye. Ntitumenye uko byagenze, ariko tujya kubona nyuma y'umwaka tugasanga twaraminutse mu bikombe bikakaye bitwikiriwe n'igicucu cy'umwijima, tugasanga naho twarahatambutse, ari nta mwotsi utunuka nk'uko yavugaga, nta baba twahasize, kuko twamukunze gusa. Ntitwari abanyembaraga, ariko twaramukunze. Iyo umuntu akunda fiyanse we ntashobora kumuca inyuma, iyo umuntu akunda umugabo we ntashobora kumuca inyuma, iyo umuntu akunda umugore we ahabwa imbaraga. Nubwo Kigali yabyara abakobwa beza buri munsi, ariko ahabwa imbaraga zo kutababona. Igiti mu mwami tumubangikana nuko urukundo rwadukamyemo. Amadini yacu tuyakunze kurusha uko tumukunze. Umuntu nankunda azahabwa imbaraga zo kwitondera ijambo ryanjye, na Data kandi azamukunda. Twese tuzaza aho ari tugumane nawe. Mukingurire ahindure byose. Mukingurire ntimubane umubano wo kubipa, mukingurire umubano wo kugumana, kugeza igihe Kristo azagaruka kutwara itorero, kugeza igihe se we nanjye tuzavira muri uyu mubiri. Urukundo rwacu rutarigeze rukonja. Haleluya. Ariko utankunda ahita yamburwa imbaraga zo kwitondera amagambo yanjye. Mwabyumvise? Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Kandi Yesu ndetse na Data ntibigeze bemera urukundo rusondetse. Haleluya, 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 haleluya. Kubera ko urukundo rw'abantu ari rukeya, urukundo rwacu ari rukeya, niyo uhaye umuntu rusondetse ararwemera. Ndetse hariho n'amadini ya bene Data yemera ko umuntu yashaka abagore 4, ngo kandi urwo rukundo akarubasaranganya ngo bigakunda. Abana b'abantu kubera umuruho no gushakisha urukundo hirya no hino, ni twebwe dushobora kwemera urukundo rusondetse, ariko Data ntiyemera urukundo rusondetse. Arashaka urukundo ruri deep, rucengeye, rushoye imizi, rudasondetse. Haleluya. Yaravuze muri Mariko 12:30 ngo nuko rero
ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Nimukunda amasaha yanjye azamenya ko mukunda. Nimukunda umubiri wanjye uzamenya ko nkunda Yesu, kuko imbaraga zanjye zizamukorera. Nimukunda amafaranga yanjye azamenya ko nkunda Yesu, kuko azamukorera. Haleluya, haleluya. Muri Yohana wa mbere 15 ndangiriza ahangaha haravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ikuba kuri muri we. Muri make urukundo rw'iby'isi rutubanye byinshi rusunika urukundo twakundaga Data, kandi urukundo dukunda Data rutubanye rwinshi, iyo ngenda nkurira mu kumukunda, urukundo rw'iby'isi rugenda rungabanukamo, nkabitunga nk'ibikoresho ariko bitantegetse. Byahungabana simpungabane, byazamuka sinci ibintu, byamanuka simpungabane. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ikuba kuri muri we. Ibi bintu ntibijya biturana mu mutima umwe, kimwe gisunika ikindi. Haleluya. Ikinyoma cya Satani cyo mu bihe bya nyuma, kugira ngo tudatunga imbaraga z'Imana, arimo aratwuzuza mu rukundo rw'ibintu, urukundo rw'iby'isi. None amasengesho yacu akagarukira kuri byo. Hanyuma urukundo rwa Data rukaducika. Namenye ko Data ahera ubuntu, abicisha bugufi, abatemewe gutegekwa nabyo abahera ubuntu. Iyo Imana iduhereye ubuntu, nta nubwo wabara iby'ubwo buntu, ntiwabibara. Birimo kubyara, birimo kororoka, birimo amafaranga, birimo ibyiza byose, birimo amagara mazima, birimo amahoro. Ngo abicisha bugufi ibahera ubuntu, hanyuma bibone n'abishyira hejuru ngo ikabarwanya. Urukundo rw'iby'isi ikintu rutwubakamo cyonyine ni ubwibone. Kuko iyo nabibuze, iyo navuye mu modoka imwe nagenderagamo nkagenda n'amaguru, numva mpfuye, nkumva ndapfuye, nkumva ntimuri bumenye, nkumva ntimuri bunyubahe. Hanyuma kandi n'abagendera mu modoka, ugendera n'amaguru nkumva ndamusumba, nkumva ntazi Imana, nkumva nta mavuta y'Imana afite. Urukundo rw'iby'isi rusunitse urukundo rwa Data mu mitima y'abera, rumaze mu rukundo rwa Data. Umugisha twawitiranyije no gutunga. Se gutunga si umugisha, ni wo, ariko Imana iduhera ubuntu. Reka duhaguruke dusenga Imana. Turifuza kumukingurira ngo ahindure byose. Abantu benshi baramukinguriye, ariko ntibiteguye kwishyura ikiguzi cyo kugumana kubaho kwe. Mwibuke ko icyatumye yasanduka itarakoraga kandi yari ifite imbaraga z'Imana muri yo, nuko bari barayimenyereye. Bigirwamana bakabikora, isanduka ihari. Ibishushanyo bakabiramya, isanduka ihari. Bakajabura mu bitambo, isanduka ihari. Bagasambanira mu ihema, isanduka ihari. Imbaraga z'Imana ntizigeze zibura, ariko kuyimenyera bituma tutagumana kubaho kwayo. Abakijijwe twese hari umunsi twakinguriye Kristo, ariko kugumana presence y'Imana, kugumana kubaho kw'Imana birahenze. Bisaba kubaho ubuzima bumeze nk'ubw'umunaziri, buhora bwezwa, buhora bwitandukanya, ubuzima butemera gufatwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Abanaziri ntibari bemerewe no gukwiyandurisha intumbi z'ababyeyi babo, intumbi z'abantu ba bugufi. Ibikwegereye bisa nk'ibigufiteho ijambo, ntiwemere ko bigukamura, ntiwemere ko bituma utakaza kubaho kw'Imana. Kubaho kw'Imana kurahenze, kandi iyo umuntu agutakaje, ko kugarura bifata, hari n'igihe bitagaruka. Bamaze iminsi mu gakiza mwagiye mubona abantu bakijijwe bagakorera Imana neza, bwacya bakagira ahantu basitara. Bamwe muri bo ku bw'ubuntu bw'Imana baregutse, abandi batakaje bwa bwiza bw'Imana twababonanaga, babutakaza burundu.
ese ntibababariwe? Barababariwe, bazajya no mu ijuru, ariko bimwe mu byo bagombaga gusohoza ku isi ntibakibisohoje. Kubaho kw'Imana kurahenze, nyamara imbaraga zidushoboza twarazihawe, ariko kuko Imana idafata ku ngufu, kubaho kwayo ntabwo ikubunza. Iratubwira ngo nkunda abankunda, ariko abanshakana umwete, harimo umwete. Akongera kuvuga ngo nimunshakana umutima wanyu wose muzambona. Yesu yarongera avuga muri Yohana 7 ngo azamura ijwi, wari umunsi wa nyuma w'iriya minsi mikuru y'Abayuda, ngo azamura ijwi aravuga ngo umuntu nagira inyota, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ariko umuntu nagira inyota, umuntu nakomeza kugira inyota yo kubaho kw'Imana, azagumana kubaho kw'Imana muri we. Isi izacurama icuramangatane, ibyaha se byari byaba ko bigiye kurushaho kugwira, bizatambuka iruhande rwawe, bizaguhamagara, bizakwikubaho, bizakwereka inyungu. Umwanya uzarushaho kubura, uko turi mu irushanwa ry'iterambere, umwanya uzarushaho kubura, kandi uko umwanya uzarushaho kubura niko bizakubuza gusenga, niko uzashakisha umunsi wo kwikingirana ukawubura, niko akazi kazakubana kenshi, ukirirwa uturuna ubwonko, ugashakisha umwanya wo kwiyiriza, kumva umubiri ntukwemereye, kuko ubwonko bugomba gutekereza n'imbaraga nyinshi zikoresha isukari. Umubiri n'isi bikiteranyiriza hamwe bikakubwira ko muri iki kinyejana atari igihe cyo kwiyiriza. Ubuzima buziteranyiriza kukubwira ko bugoye, ko udashobora gukuramo iminsi ngayo yo kwikingirana, ukubwire ko gukora ariko kugira ubwenge, kandi kuzaba ubwo buzima buzaba buvuga ukuri, n'isi izaba ivuga ukuri. Ariko nongere ngo nkubwire ngo kurinda presence y'Imana birahenda, bisaba kwigomwa ikiganiro cy'inshuti, bisaba kwigomwa ibirori bimwe na bimwe, bisaba gusohoka mu kigare, bisaba gusohoka mu kivunyi, bisaba kutemera kumenyera kubaho kw'Imana, bisaba gusohoka mu rungano. Bashaka bakakwita umuswa cyangwa umunyacyaro, bashaka bakakwita uko bakwita, ariko gutunga kubaho kw'Imana birahenze. Gutunga kubaho kw'Imana bitandukanye n'aya magambo tuvuga. Aya mvuga n'agasuku yayasubiramo, iramutse yari muri aya materaniro bakayiha umwanya nayo yabisubiramo. Kubaho kw'Imana bitandukanye no kuvuga ngo nasohoye indirimbo nyinshi baranzi, n'umubwiriza butumwa kuri YouTube baranzi. Abo kuri n'abibinyoma twese tuzamenyekana kandi tuzamamara, tazagira ngo Imana yemera ko hamamara abo kuri gusa. Yaravuze ngo bari ku rukungu n'amasaka bikurana, byose bizakura, byose bizamamara, byose bizamenyekana. Ariko kubaho kw'Imana, Imana igusuka ubafite umutima umeze nk'uw'abana batoya, barinze inyota, babanye n'Imana bayifitiye igitinyiro, ntibabimenyera, ntibakorera abantu. Biravuga ngo niba tumaranira gushimwa n'abantu, kubimaranira urumva no kubiharanira n'umwete mwinshi. Niba tumaranira gushimwa n'abantu, ntabwo tuba tukinejeje Data. Turi mu isi yo kwifotoza, turi mu isi y'amashusho n'ibi byuma badushyira imbere. Kumaranira gushimwa n'abantu niko gatego kabangutse mu bavuga butumwa, mu bakora imirimo yose iri public. Niwo mutego ubangutse, niwo mutego uza mbere, ariko niwo mutego uhita ukunyunyuzamo ukakumaramo kubaho kw'Imana, ugasigara ukorera abantu. Nabo bagira ibihembo, nabo bajya batuzamura, bajya baduha impano, bajya baduha n'amafaranga. Ariko umubano na Data, umubano na Data, kubaho kw'Imana kuraruta ibintu byose isi izagupfumbatisha. Kadusaba Umwuka Wera twongera urukundo. Mu rukundo ntihabaho guhemuka, mu rukundo havamo imbaraga zidushoboza gutambuka n'ahantu hagoye. Mu rukundo havamo ubuntu butwambutse ahantu tutakarenze. Mu rukundo havamo ubuntu buduhindukira nk'amababa, tukaguruka nka bya bizu, tugasumba imiyaga yo muri Kigali, tugasumba imitego yo muri Kigali, tugasumba imitego y'abakobwa n'abasore n'abagabo n'abagore, tugasumba imitego y'amafaranga, tugasumba imitego yo kwamamara. Ntidufatwe nayo.
ubuntu bw'Imana buri kumwe natwe. Ntigeze aduhamagarira ibidashoboka, ntigeze adusiga muri uru rugendo twenyine, yaduhaye umwuka wera. Iyo Bibiliya itubwira ngo twe kumutera agahinda, nuko yadukanguriraga kuba maso, kwita ku mubano wacu nawe twigengesereye, kuko iyo tumuteye agahinda dusigara tumeze nk'abatamufite kandi ahari. Ijwi rye ntitwongere kuryumva. Akamera nk'uwa mugore w'intabwa utakivuga igitekerezo mu rugo rwe, kandi yari yuzuye ibitekerezo, ariko yarakonje, baramuzimya, arahari ameze nk'ishusho. Mwuka wera agasigara mu mitima y'abera ameze nk'ishusho, atakitwongorera, nyamara ahari. Ariko ko twamuteje agahinda, hari ibyo yatubuje turanga turabifata. Twakoreye gushimwa n'abantu aho guharanira gushimwa na Data, kuko amashimwe y'abantu abanguka biraturyohera. Urukundo rw'iby'isi rutubana rwinshi, turaryoherwa, turarusinda. Tugira ubute bwo gushaka Imana, bidutera gushaka abantu. Reka tumusabe akora ikintu gishya mu mitima yacu, yongera tugarukeho. Urugero ndiho, ndifuza kongera kwigira imbere mu kumukunda. Urugero uriho, wakongera ukigira imbere mu kumukunda. Uko tumugirira inyota, agenda dukingurira ijuru, tugatura inahangaha tumeze nk'abataha. Abantu batureba bakagira ngo twarasaze, ntibabasha kutwumva, natwe ntitubashe kubumva, kuko aho tureba batarebayo, ibyo twumva batabyumva. Mwami Imana, twongerera inyota. Uri intumwa mu cyimbo cya Kristo. Yesu yari afite imyaka 3 yonyine, akora ibintu bikomeye mu gihe cye. Wowe nanjye twarakijijwe, twongerwa imyaka myinshi yo kubaho, ariko dufite umurimo ukomeye wo guhagararira ubu bwami. Ubu bwami burasuzuguritse, ubu bwami buragawe, batunaga aho bashaka, ntibazi ibyo tubamo. Bazabibwirwa nande? Imbaraga z'Imana zuzuye muri wowe. Bazabibwirwa n'iki? Nuko wuzuye ubumana. Kadusabeze baza tuyobore mu isengesho. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko uriho, kandi icyifuzo cyawe ni uko abantu bose bakumenya. Icyifuzo cyawe ni uko abantu benshi bose bakizwa, bahindukira bakaza aho uri. Turi hano twazanywe no kugushaka, cyama ukatwigiza imbere ho gato, cyama tukigizwa imbere ho gato, icyama tukihutishwa gato, icyama amaso y'imitima yacu agahweza, tukamenya iby'Imana iduhamagarira. Icyama ugasunika umutima w'umuntu uri hano, akongera akareba. Icyama Imana igasatura ijuru, ikamanuka, imitima yacu ikabyumva. Imitima yacu imeze nk'isinziriye, yarasinziriye, yasinzirijwe n'ibintu byinshi bitandukanye, yasinzirijwe n'iterambere, yasinzirijwe no gusinda. Ariko dukangure twihute dusigamwe, dukangure Mwami, dukangure tubereho abandi, dukangure. Waratubwiye muri Matayo 5 ibice 5 umurongo wa 13, yaravuze ngo turi umunyu w'isi, duha kuryohera isi. Ni gute twaryohera isi tutakuzi? Ni gute twabitara hagati muri uyu mwijima? Uyu mwijima Yesaya yahanuye muri 60, haravuga ngo dore umwijima uzatwikira isi. Twawusohoyemo, twawinjiyemo. Dukeneye wowe Yesu, dukeneye wowe. Ni gute namurika muri iyi si y'umwijima nagufite? Nibishoboka. Ni gute nabasha kubitabaza rimurika? Ni gute nabasha kumurikira iyi si ntaramurikiwe nawe? Tumurikire Mwami,
tunyureho mwami, duceho tunyureho. Mitima yacu irakwifuza, duhereho mwami. Abari muri iki cyumba duhereho. Abasore 12 banyeganyeje isi hano muri iki cyumba, turenze 12. Waduhagurutsa isi ikamenya ko hari abahagurukijwe na Yesu. Wahagurutsa abasore, wahagurutsa abakobwa muri iyi generasiyo, wahagurutsa abagore bahaguruka bavuga ngo ingo zacu ntizizasenyuka. Abagabo bahaguruka bavuga ngo ingo zacu ntizizasenyuka. Turaberaho Kristo mu kazi, bamenye ko abakristo bakiriho. Wabikora mu mitima yacu, tukabikora tubigambiriye, tukabikora tubishaka, tukabikora tubyumva. Turabizi neza mitima yacu nubwo yabyirengagiza. Aho tugukinguriye niho utura, aho tugukinguriye niho uba, aho tugukinguriye niho uba. Ngwino uture mu buzima bwacu, ngwino utwishire, ngwino utwishire. Ndabizi neza ko ntawuza kwa Yesu ataraheswe n'Imana. Mwuka Wera yatureshye dusanga Imana idukize, dusanga Yesu adukize, aturuhure aya maganya. Ubuzima intumwa babagamo turabukeneye muri iki gihe. Ubuzima ba Elisa babagamo turabukeneye muri iki gihe, turabukeneye mwami. Tugeze mu kinyejana abukuri n'ab'ibinyoma batapfa kumenyekana, ariko nuduhagurutsa tuzacecekesha amajwi atakuvuga. Mose ageze muri Egiputa ngo yanasi inkoni hasi hinduka inzoka, n'abakonikoni banabikora, ariko itandukanire ryagaragariye mu irangira ryabyo. Wahagurutsa abantu bafite umutima wawe, bakugendera, bakuberaho mu muryango, bakuberaho mu kazi, bakuberaho, bakuvugira babigambiriye, bazi ko bari kuberaho mwami. Ndasenze ngo duhagurutse mwami, ndasenze ngo duhagurutse mwami. Duhagurutse, 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 duhagurutse. Dutere iyo nyota, turyoherwe n'isambo ryawe, dutinde mu isambo ryawe rituvugurure, kuko ntitwakuvugira tutakuzi. Ni gute twaguhamya tutakuzi? Tujya kuvugana nawe tugasinzira, nuko urukundo rwacu rwabaye ruke, nuko tutakuzi. Ariko turamutse tuguhishuriwe, twajya twihuta kuza, twajya twihuta kuza. Umuntu akunda yayamwandikiye yihuta gusoma ako kandiko, agahora agasoma. Ariko twebwe ibyo watwandikiye duhora tubicaho, nuko urukundo rwacu rwabaye rukeya. Ongera utuvugurure mwami. Reka iri sambo riri mu Befesi 3 guhera ku murongo wa 17 ryusure mu buzima bwacu, ngo nuko Kristo ahore mu mitima yacu kubwo kwizera. Ngo Kristo ahore muri twe, ahore muri twe, nahora mu bitekerezo byacu, agahora mu bwenge bwacu. Imigendere yacu izasa nawe. Kubaho kwe kose kuzuzura mu buzima bwacu. Tuzamenya urukundo rwe muri detaye. Icyifuzo cy'Imana nuko tumenya urukundo muri detaye. Duhitera iyo nyota yo kuza kumenya urwo rukundo. Turabishaka, turabishaka. Tumenye ikigepfo cyarwo, ikijyaruguru, tumenye uburebure bwarwo, tumenye igihagararo cyarwo. Twuzure kugera ku kuzura kw'Imana. Twuzure mwami, twuzure. Tukagusengera abantu batureba, dusengere no mu ibanga. Twihute tuza kuza aho uri. Ntabwo dushobora kuba abahamya b'ukuri tutarakwemereye guhindura imitekerereze yacu. Muri uyu mwijima niki cyatuyobora? Barakitubwiye ntiwakiduhishe. Zaburi 119 murongo w'105 haravuga ngo ijambo ryawe Mana nitabaza rimurikira. Muri uyu mwijima ijambo ryawe riratumurikira. Muri uyu mwijima tuzabona tukandagira, nidutinda mu ijambo ryawe, nidutindana nawe, nituguha umwanya mwami, nituguha umwanya tuzahinduka abakwiye. Nituguha umwanya tuzahinduka abashyitsi. Urakoze mwami, urakoze kuri mwiza, urakoze gushobora ibinaniranye, urakoze kubikuryohera
iyo tubonye twaje. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Kukwiha wese bisa nk'ibitaryoshye muri iki kinyejana. Kubaho umuntu atiba kandi afite amahirwe yo kwiba ntafatwe bisa n'ibitaryoshye. Turi mu gihe kimeze nk'igihe cya Daniyeli, igihe gusenga byasaga nk'ikizira, ariko hari abagabo bagambira kutiyanduza mu gihe abandi bose bapfukamye. Ananiya, Azariya na Misayeli baravuze ngo nitwubarara. Izo mbaraga ntabwo ari izisanzwe. Hari ahandi hano barebaga ubuzima hirya y'umuriro, barebaga Imana iri gukuzwa nyuma yo guca mu muriro. Mwami, dushyiremo uwo mutima ureba icyubahiro cy'Imana nyuma yo guca muri ibi bigerageza, nyuma yo guca muri ibi byatuma dutakaza wowe, byatuma duhandi maso, amaso arenza aho duhagaze, amaso arenga aho duhagaze, amaso atumbira. Ibyo ntibishoboka tudafite kwizera kuzuye, kwizera guhamagara ibitariho bikitaba. Ntabwo byashoboka kwizera kwacu kukinyeganyega, kukijegajega, kwakuzwa gute kutaravomerewe, kukuzanwa no kukumva. Uko dutinda tukumva, kwizera kurakura, tukabona umuriro, tukabona ubuzima hirya yawo. Urakoze mutanga bugingo, cyoro cyose kikugarukira. Amen. Abantu bafite kamera muzikureho, ndashaka